Bavandimwe mukurikirana iki kiganiro ku rubuga ibanga ry'ukwemera, ikiganiro Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango, dukomeje gushimangira no kuzirikana kurushaho icyiza gisumba ibindi byose dukeneye mu muryango, kugira ngo umuryango urusheho gutera imbere no gushinga imizi ihamye. Icyo cyiza ni isengesho. Mu kiganiro giheruka twavuze ku hantu habereye isengesho, ariko tunavuga no ku buryo bwo gusenga. Ahantu habereye isengesho twavuze ko ari mu ngoro y'umutima wacu mbere na mbere. Tuvuga ahantu hari amashapeli na kiliziya, ahantu hiherereye ariho hose hatuma koko tuba muri iryo sengesho tutarangaye. Tuvuga mu bigo by'abamonaki n'abiyeguriye Imana, ndetse tuvuga n'ahakorerwa ingendo nyobokamana. Mu gusenga cyane cyane twibanda ku buryo bwo gusenga, twavuze ko hari isengesho rivugwa, hakaba isengesho ryo kuzirikana. Uyu munsi ndifuza yuko twibanda ku isengesho rituje n'isengesho rivugwa. Muri kumwe na Padiri Theoneste Nzayisenga. Isengesho rituje ridusaba koko, nk'uko turi kubivuga, umutuzo. Risaba kwigomwa, risaba kwihangana, risaba kwihanganira ibyaduciye n'ibiduca intege. Dusaba ko dushyira hanze, tujugunya, kwirukana ibigeragezo n'ingorane z'ubuzima. Dore inama mwene Sirake agira abifuza gukora isengesho. Ni mwene Sirake umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ati: mwana wanjye, niba wifuza gukorera Uhoraho, tegurira umutima wawe kuzihanganira ibigeragezo. Umutima wawe uzabe umunyamurava, kandi ugire ibitekerezo bihamye. Ntugakangarane mu gihe cy'amakuba. Uzamukomereho woye kumutatira, bityo uzakuzwa ku munsi wawe wa nyuma. Ibikubayeho byose ujye ubyemera, kandi ujye wihanganira amagorwa aguca intege. Kuko zahabu isukurirwa mu muriro, n'intore zikagaragarira mu makuba. Uziringira Uhoraho, azagutabara. Ujye unyura inzira iboneye kandi umwizere. Bavandimwe, ngiyo imigabo n'imigambi umuntu aba agomba kuba afite iyo yiyemeje gukora isengesho, kuzageza no ku isengesho rituje. Isengesho rituje rero ni iki? Icyo kibazo Mutagatifu Tereza agisubiza muri aya magambo: njye uko mbyumva, isengesho rituje ni nk'intangiriro y'ubucuti magara, aho umuntu ubwe aganira kenshi n'iyo Mana azi kwimukunda. Isengesho rituje rishakashaka w'umutima wanjye ukunda. Ni Yezu, kandi muri we tubona Imana Data. Turamushakashaka kuko tumwifuza iteka, kandi akaba intangiriro y'urukundo rwacu. Ashakirwa mu kwemera kuzira amakemwa. Uko kwemera gutuma tuzarwa nawe, kandi tubeshwaho nawe muri rya sengesho nyine. Zongeye kandi, mu isengesho rituje umuntu ashobora gusenga buri gihe arangamiye Nyagasani. Ibyo ariko bisaba mbere na mbere guhitamo umwanya ukwiye n'igihe gikwiye. Guhitamo umwanya n'igihe isengesho rituje rimara bituruka ku mugambi udakuka ugamije guhishura amabanga y'umutima wawe, ukayahishurira Imana igukunda. Isengesho rituje ntirivugwa gusa kubera ko umuntu afite umwanya
cyangwa ntirikorwa gusa kubera ko umuntu afite umwanya, hagomba n'igihe gihagije cyo kwiyegurira Nyagasani kijyanye n'icyemezo gihamye cyo kutamutatira no kudatatira igihango mufitanye, ndetse no kutamufatirana mu rugendo, kabone n'ubwo umuntu yaba mu bigeragezo cyangwa afite inyota yo guhura nawe, agomba gutanga uwo mwanya. Abantu ntibashobora buri gihe kuzirikana gusa, ahubwo bashobora iteka no kwinjira mu isengesho rituje birengagije imibereho barimo, umurimo cyangwa ibikorwa bashinzwe, dore ko rimwe na rimwe biturangaza. Umutima ni ahantu hakorerwa ubushakashatsi kandi hakaba n'isano mu bukene no mu kwemera, ari naho hakorerwa rino sengesho rituje. Niyo mpamvu n'umunyarwanda yavugaga ati kami ka muntu ni umutima we. Ikintu umuntu yibitseho gikomeye ni umutima. Na Yezu arabivuga ati nimugatinye abica umubiri ariko badashobora kwica umutima, badashobora kwica roho. Ni ukuvuga ko iyo roho mu cyicaro cy'umutima ariho hantu hakorerwa rino sengesho rituje. Uburyo bwo kwinjira mu isengesho rituje ubusa nubwo mu isengesho rya liturujia, yego, kuko bisaba kwitegura, bisaba gukoranya ibitekerezo by'umutima, bisaba kwisuzuma wese, bisaba kwisuzuma uyobowe na Roho Mutagatifu, bisaba kwemera kumera nk'ugiye kwiturira mu ngoro ya Nyagasani, ariyo twebwe ubwacu, gutura mu iyo ngoro kandi ikaba ari wowe ubwawe iyo ngoro. Mbese kwikangura mu kwemera kugira ngo tubonane n'udutegereje, tukarebana, tukareka ibidupfukiranye no kwerekeza umutima wacu kuri Nyagasani udukunda, akaba ari byo dushyira imbere kugira ngo twiture kandi tumwiture nk'igitambo gikeneye gusukurwa no kuvugururwa kugira ngo gishimishe Imana. Isengesho rituje ni isengesho ry'umwana w'Imana, kuko burya hari umuntu w'Imana n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana ni wa wundi yihitiyemo nawe akayihitamo. Urwo rujya n'uruza rw'Imana guhitamo nawe ukayihitamo, ukumva mutatandukana, niko kuba umwana w'Imana. Ni isengesho ry'umunyabyaha wabariwe wiyemeje kwakira urukundo yagiriwe kandi ushaka kwitura kurushaho, ndetse akiyemeza kurushaho gukunda. Byongeye kandi ni isengesho ry'umuntu uzi ko urwo rukundo ashaka kwitura ari urwo Roho Mutagatifu abuganiza mu mutima we, kuko byose ari ingabire y'Imana. Isengesho rituje ni Imana ikeshwa kwicisha bugufi n'ubukene bw'umutima, cyane cyane umuntu afitiye Imana uko gushakashaka Imana nuko kwicisha bugufi ariko kukaba kuje urukundo. Ukwicisha bugufi kuje urukundo, bitari nka bya bindi byo guhengama nk'urufunzo nk'uko ivanjiri bitubwira, ahubwo ukumva wemaraye mu mutima w'urukundo kandi uyoroheje wicishe bugufi. Icyo gihe nibwo uba uri mu bumwe buhamye n'ubw'umwana wayo ikunda cyane, maze urukundo yabuganije mu mwana wayo nawe reka kwibuganizamo. Iri sengesho igisambo, umunyabugugu ntibashobora kurikora, kuko uwagabiwe niwe ugaba, uwatanze niwe wakira, uwakira niwe utanga, uwagabanye niwe ubasha kugaba. Bityo rero isengesho rituje ni igikorwa kigaragara cy'iyobera ry'isengesho, maze muri iryo sengesho rituje umuntu akumva yakiriye impano y'Imana mu mutima we, kandi nawe akumva yihereje Imana uko yakabaye. Isengesho rituje ni impano, ni ingabire. Ntirishobora
kwakirwa ritavuga nk'ubwiyoroshye n'ubukene bw'umutima. Iryo sengesho kandi rituje bifitanye isano n'isezerano Imana yashyize mu mutima wacu, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 31 umurongo wa 33, aho agira ati: dore iryo sezerano nzagirana n'umuryango wa Isiraheli nyuma y'iyo minsi. Uwo ni Uhoraho bivuze. Amategeko yanjye nzayabacengezamo, nyabandike mu mutima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Kumva yuko ucengewe n'urukundo rw'Imana kandi uri umwana w'Imana, uri umuryango wayo. Isengesho rituje rigaragazwa mu buryo bw'umuntu yoroheje, wicishe bugufi, ufite uwo mutima utuje kandi utekanye. Umuntu wiyuzuye ubwe ntashobora kuvuga rino sengesho ngo bikunde. Uvuga uti wiyuzuye mu bumenyi, wiyuzuye mu bwenge, wiyuzuye mu bukungu, wumva afite umwanya yicayemo ukomeye, reka da, uwo nguwo ureba ibyo ngibyo akavuga ati ndakaze, ndakomeye, ntabwo ashobora gukora rino sengesho. Isengesho rituje ni irigaragaza ubumwe. Muri iryo sengesho umuntu agirana ubumwe n'ubutatu butagatifu, aho ubutatu butagatifu buha umuntu imisusire yabwo kuko ari bwo shusho y'Imana. Umuntu rero utigira mu bumwe, utagira ubumwe n'abandi, ugira amacakubiri, uyu nguyu ntabwo ashobora gukora rino sengesho. Byongeye kandi isengesho rituje ni igihe gikomeye cyane cy'isengesho rya Yezu hamwe na Yezu. Muri iryo sengesho rituje Imana Data idutera imbaraga ibigirisha Roho wayo kugira ngo inakomeze umutima wa buri wese usenga, kuko nabyo bisaba kugira umutima ukomejwe n'imbaraga z'Imana. Nka kwa kundi Pawulo Mutagatifu yabwiraga Abanyefezi umutwe wa 3 umurongo wa 16 na 17 ati: Kristo nabaturemo mubikesha ukwemera, mushore imizi mu rukundo, murushingemo n'imiganda. Ni umuntu ukora iryo sengesho kubera ko afite ukwemera, ko yashoye imizi mu rukundo kandi ko arufitemo imiganda. Bimeze nko gushengerera ufite indoro y'ukwemera irangamiye Yezu, nk'uko Yohani Mariya Vianney Wallis yabivugaga ati ndamureba nawe arandeba. Igihe yasengaga imbere y'ubushyinguro bw'isakramento ritagatifu, nuko yabibonaga, ndamureba nawe akandeba, ndamusekera nawe akansekera, ndamubwira nawe akambwira, aranyumva akansubiza. Uwo kurangamira Yezu niko kwiyibagirwa mu by'ukuri, naho indoro ye isukura umutima ikaduhoraho. Urumuri rw'indoro ya Yezu rumurikira amaso y'umutima wacu, rukatwigisha kubona byose mu rumuri rw'ukuri kwe k'urukundo afitiye abantu bose. Zongeye kandi iyo dukora ino sengesho tuba tumeze nko gushengera, ariko bya bindi bigeza ku mayobera y'ubuzima bwa Kristo, bityo bikatwigisha kumenya Nyagasani kugira ngo tumukunde kurushaho kandi tumukurikire, tunamukundisha abandi. Warangije kwishyiramo ko hari ibindi akurikiye arangamiye, byamutwaye umutima, byamutwaye uruhu n'uruhande, biragoye ko akora ino sengesho. Isengesho rituje ni ugutega amatwi ijambo ry'Imana. Uko gutega amatwi kube imfabusa, bikabembera mbese nk'ukumvira gukeshwa ukwemera, ni nk'ukwakira kutaziguye k'umugaragu n'ubuyoboke bw'umwana wuje urukundo. Mbese gutega amatwi bigatuma agira uruhare mu kumvira no kumva umwana w'Imana wabaye umugaragu w'abantu bose, akagera no ku cyemezo cy'umuja wayo utavugwaga, nk'uko Bikira Mariya abifatamo icyemezo abigenza. Kukumvira ko umwana w'Imana kugeza ku musaraba n'icyemezo cya Bikira Mariya bitumurikira muri iri sengesho.
Isengesho rituje ni ugusenga bucece, icyo kimenyetso cy'isi izaza, kuko iyi si turimo irasakabaka, irasakuza. Ni igihe cy'urukundo rutuje, nk'uko Mutagatifu nanone Yohana w'umusaraba bivuga. Amagambo yo mu isengesho rituje ntagomba kuba menshi, ahubwo ni nk'udukwi twenyegeza umuriro w'urukundo. Muri iryo tuze umuntu w'inyuma adashobora kwihanganira nk'uko muri iki gihe bimeze, niho Imana Data itumenyeshereza umwana wayo wigize umuntu, wababaye agapfa kandi akazuka, bityo roho twahawe wa mwana akaduha kugira uruhare ku isengesho rya Yezu. Isengesho rituje rifasha umuntu kunga ubumwe n'isengesho rya Kristo, mu rugero rimuha kugira uruhare ku iyobera rye. Iyobera rya Kristo rihimbazwa na Kiliziya mu gitambo cy'Ukaristiya, maze Roho Mutagatifu akaribeshaho kubw'isengesho rituje, kugira ngo rigaragazwe n'urukundo rwuzurizwa mu bikorwa. Kizagaragaza uyu muntu usohotse muri iri sengesho ni urukundo nyampuhwe rwigaragariza mu bikorwa, rutari mu magambo gusa. Kuko rero muri iki gihe abantu bavuga urukundo mu magambo, ni amagambo ariko ntabwo ari ibikorwa by'ejo urukundo nyampuhwe kandi urukundo nyakuri. Isengesho rituje ni isangano ry'urukundo abantu bose bakesha ubugingo, mu rugero nyiraryo urikora yemera kuba mu ijoro ry'ukwemera. Ndashaka kuvuga rya joro rya Pasika rigaragazwa n'ububabare, urupfu n'izuka. Izo bintu bitatu bigomba kuba bigaragara mu isengesho rituje umuntu akora, hahandi umuntu yumva abarana na Kristo, umuntu yumva yemera hamwe nawe, umuntu yemera gupfa hamwe nawe kugira ngo azukane nawe. Izo nibyo bihe bitatu bikomeye by'isaha ya Yezu. Nanone bigomba kuba ibihe bitatu bikomeye by'umuntu ukora isengesho rituje. Ni ngombwa rero kwemera kuba maso hamwe nawe, nawe uri isaha imwe hamwe na Yezu, nk'uko nawe abisaba mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 26:40, ahavuga ati kana washyira izina ryawe, ntiwabaye hamwe nanjye nabura isaha imwe. Dukeneye isaha imwe nabura hamwe na Yezu. Reka nsoreze kwa masengesho yateganyijwe, iyo nta nubwo nyatindaho. Ni amasengesho Kiliziya idushyira mu minwa. Dushobora kuyavuga twenyine cyangwa turi benshi, ndetse n'isengesho rivugwa dushobora nanone kuryifashisha nk'intangiriro yo guhura n'Imana birushijeho kurambanya. Icyo gihe dufata inyandiko ya liturujia, tugafata amasengesho ya liturujia, amasengesho yanditse, amasengesho twigishijwe, ngwino Roho Mutagatifu, ndakuramutsa Mariya, dawe uri mu ijuru, cyangwa se andi masengesho abatagatifu badutoje. Aya masengesho nayo ntabwo ari uvuga ko adafite akamaro, nayo arakomeye kuko atwinjiza mu buzima burambanye bwo gusabana n'Imana. Icy'ingenzi muri byo ni ukuyavuga tutiruka, tutameze nk'abari ku kiraka, tukayavuga dutekanye, twumva ijambo ku rindi n'igisobanuro cyaryo, ndetse n'umukiro rituzanira mu mutima no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo buryo rero nabwo buroroshye kugira ngo tubashe gusenga twerekeza roho yacu ku Mana. Miseri n'ibindi bitabo bya Kiliziya Gatolika by'amasengesho ni ahantu hafatika dushobora gukura amasengesho adufasha kurusha andi, kugira ngo twiyegurire isengesho hamwe na Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango. Ni ngombwa rero yuko urugo rwakwitoza hamwe n'abarwo bose, ndetse na buri muntu wese muri twebwe ku giti cyaho aba, kwitoza isengesho rituje, ndetse kandi n'isengesho rero ryose tuvuga tukarivugana umutima, n'igitambo cy'Ukaristiya tugiyemo tukagiturana umutima, ntitugiture bya nyirarureshwa cyangwa twiruka dusiganwa n'ibihe, ahubwo tukazirikana ikirimo. Kugira ngo rero Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango twongere tumusabe akomeza tuhakirwe kandi atumurikire gukomeza kugera kuri cya cyifuzo cye cya nyuma, aho yagira ati ndi umuja wa Nyagasani,
byose bimbeho nk'uko bivuze